Musabyimana Gloriose wamamaye mu ruhando rw'imyidagaduro mu Rwanda ndetse na Afurika yose nka Gogo, akaba yaranamaze iminsi muri Uganda, yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025 azize uburwayi. Urwandiko rw'ibitaro bya Kiyegera Doctors Center Shalva News Press ifite iyo kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025. Bikeme Uwayesu uri mu bari bahagarariye inyungu ze yahamirije itangazamakuru urupfu rwa Gogo ko ari ukuri, dore ko bari kumwe muri Uganda. Yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 aribwo Gogo Gloriose n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cy'imbaturamugabo cyabaye tariki ya 29 kugeza ku itariki 31 Kanama 2025, aho cyabereye Imbarara ho muri Uganda. Nyuma yo gutaramira abakunzi be Imbarara kwa 31 Kanama 2025, Gogo n'itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala, aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza vuba cyane kandi byihutirwa. Nyuma yo kugera i Kampala, Gogo yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo wenda biri bworohe cyane ko ubu burwayi yari asanzwe anabufite. Ubu burwayi rero bwarushijeho kumukomerana, maze birangira ajyanwe kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Gogo ni umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga ndetse cyane cyane nko mu myidagaduro yo mu Rwanda. Gogo ni izina yakomoye ku kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu by'ukuri Imana imuhe iruhuko ridashira.